twese ko tungana dushyigikiye kipe yacu Amavubi. Ubu tuvugana u Rwanda rumaze gutikura ibitego bibiri ku mwuka Afrika y'Amajyepfo. Kuki mutari gukoma amashyi muri kuri no video? Should be clapping. This is amazing. Nongeye kubasuhuza abadukurikiye bahanikaze muri daily update uyu munsi Amajyepfo, Amajyaruguru, Iburasirazuba, Iburengerazuba no mujyi wa Kigali ndetse n'abandi ho muri mwese mudukurikiye kuri daily update. Nizera ko meze fresh of course, mbona ko nanjye meze neza. Uyu munsi rero dufite inkuru nshaka ko tuvugaho twitonze. Tugiye kuvuga kuziye inkuru rero. Hari inkuru itunguranye ikubise ngo nkapa bya bindi bavuga ngo dukubituye mu gafuka. Nukuvuga ngo ari ibintu tuba twiteze. Ariko iyi save the date ngira ngo muyitegereze. Muri kubonaho umuntu Mercy ni Fari Mercy muzi the host wa Gens comedy show, imwe muri show z'urwenya zimaze kuba ubukombe muri kino gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacu bitewe na comments turuka hanze ndetse no mu Rwanda nyirizina. Umuhost wa Gens comedy show Fari Mercy tariki 30 z'ukwa kabiri akubise umwana mu mago. Ninde ari kubitekereza ko byabaho? Turatunguye muri wese the date neza. Niba se ko abantu bashobora kuba bamaze imyaka ingana nk'iyo Fari Mercy afite muri entertainment turashaka abagore. Anyway, iyo ni imwe mu nkuru rero zatunguranye. Tariki 30 bizabera hano Romantic Garden ni ku Gisozi. Tariki 30 z'ukwa kabiri Fari Mercy ashyira umwana amago. Nyuma y'indirimbo ya Mico the Best yasohotse ejo bundi bita Inanasi, babanzi bayibanyibukirizeho gatoya. None betabona bereka ijipo yagiye hanze yambaye n'umuntu bita Mico, abagore bagatangira gushaka kumenya umwenda iriya jipo ikozemo kugira ngo bayigure. Uhabonye ari nziza, sinzi ukuntu babonye ari nziza, ngiye simbizi ibintu by'amajipo. Abantu batangira kuvuga ngo agiye muri LGBTQ whatever. Hanyuma rero uyu munsi ahita ashobora indi foto ivuguruza ibyo abantu batangiye kumushyekera, avuga ati nyaboneka ndabasabye. Aranabiginga aravuga ati kuva navuka nta nubwo nigeze ntekereza ibyo bintu, ntabwo ari umutinganya. Ngira ngo muri kwibona kuri iyi poster nimujya no kunyarwanda muraza kubibona. Yasaba ivuga aravuga ati nyaboneka munamenye njyewe ntabwo ndi umutinganya. Ariko reka babwize ukuri, ari bavuga ngo ugiye gutwika, wareba nabo gasanga uri kwitwika. Okay, hara ikintu mbivugiye ni iki? Nibaza ko iyi foto kugira ngo Mico the Best posting nta muntu yagishije inama, ariko byanze bikunze iyi ngiyi ya post zavuguruza ko atari umutinganya. Yahamagawe n'abantu batatu, either papa we, mama we cyangwa pastor w'idini asengeramo. Byanze bikunze sinzi niba turabyita kwihakana inda cyangwa turabyita kwihagararaho cyangwa turabyita ko bamubeshyeye. Ya go on that. Ngira ngo abantu twabanye muri daily update yejo hari video yagiye hanze iyo umukobwa wagiye ku gitangazamakuru kimwe avuga ko yago yamuteye. Well, twebwe inkuru ziri kuvuga uwo munsi nizo tubahereza, twese ko tubibahereza. All the sudden yago nawe icyo yesa bikoraho, yago kuna asigaye ameze muri imiss umvuge mpite ngukatira, nuvuga ibiri byo mpite nkonfirma. Nawe yesa agira gutya ajya ku kindi gitangazamakuru nawe ahita avuga ibi bikurikira. Ntangiye kuvuga kuri album launch yanjye hahise haza umugore uvuga ko namuteye. Mujye mubireba, narabivuze ubushize mbishyira no ku mbuga nkoranyambaga zanjye, maze kubishyiraho abantu baravuga ngo ndiriza. Ngira ngo iyi nkuru nibwo twayivuze ejo tubonye kano kavuga ko uno mwana avuga ko bamuteye inda. Yego ndamutwitiye. Ubwo urumva ko icyo twafata none hano uko yagashobora akuba ari kurengana. Ariko mu bintu yavuze ntabwo twe tuvuga ngo tubyemera 100%, kuko akenshi buri gihe hari side ebyiri, hari side yemera na side ihakana. Ariko mujye mwibuka ko hari n'ikintu bita ukuri k'umuntu kuba kuri ku mutima we. Ukuri k'umuntu kuri ku mutima ni ukuwe yakwibwirira biri personal, kuko ibintu byagiye mu itangazamakuru hazamo ibintu byo kuvuga ngo batambona gutya show yanjye ndi gutegura idapfa. So niyo mpamvu ntahita avuga ngo ibyo yavuze nibyo cyangwa se ngo bihakane. Just izi video zo bimwe bwe murazibonye, murashyiramo uko mubyumva nk'abantu bakuru. Hanyuma kare akantu usavuze n'iki gituma udacika intege yego? Nta ntege ngira. Wese n'iki gituma udacika intege yego? Nta ntege ngira. Ngo impamvu atagacika intege nuko nta ntege agira mwakubwira. Hashize iminsi cyangwa se igihe kitari gitoya hari kumvikana cyangwa se harimo saga ya The Ben na Bluce Melody. Beef, gwangano
bakabakubitanya, ibinyamakuru bimwe bikandika abandi bakavuga which bitari byiza. Hanyuma rero ejo bundi The Ben agiye kujya muri Rwanda Youth Convention muri Ottawa, hari ikiganiro yakoze, hanyuma hari akavideo kagiye hanze agira icyo avuga bitewe n'amateka y'igihugu cyacu cyagize. Nta bato dukeneye hano. Now to go straight to the answer, habaho igitaramo cya The Ben na Bluce Melody, bagahurira runaka tukaza tugashimisha abanyarwanda, tugashimisha abafana ba Bluce Melody, tugashimisha abafana ba The Ben, abantu bagataha banezerewe. Hanyuma ijambo bato ibe anile ntago ijambo ryiza mu ntago ikeneye. Okay Ben, twakubwira ngo ugire urugendo ruhire. Abagabo barabivugaho iki, abagore barabivugaho iki? Tujye kuri side y'abagabo. Bigishyushya izi nkuru zikizamuka, umugabo bita Betray yahise yandika aravuga ati nyaboneka mwe guhuza umuziki nyarwanda ndetse n'amateka y'igihugu cyacu cyangwa se na politike, kuko ibyo bintu bizatuma abantu batisanzura ngo benjoying. Abagore barabivugaho iki rero? Reka twumve icyo Nessa abivugaho. Si umugore bose ndabakunda, ariko nyine reka nkubwize kuri mu gihe tugezemo Melody arabikora. Mu yandi makuru rero, umu DJ watari hano mu Rwanda ndetse no hanze, DJ Toxi umaze iminsi gukorera ibitaramo hanze i Burayi, bikaba byamaze kuba confirmed yuko azacuranga muri after party y'igitaramo cy'umustar wa hatari Ayo Rasta, which is good uko ugira ngo ucurange muri mu after party yabiriya bitaramo, ntago uri umuntu woroshye. Abagabo barabivugaho iki, abagore barabivugaho iki? Of course abagore bagomba kuba bishimye, bavuga bati Toxi wacu turamufana, baranamukunda, ramutipe ngo ni bogari ni mwingo ni mwiza, you know, which is good, nanjye ndamufana. Hanyuma rero abagabo of course iyo babibona bahita babibona ikintu bita business, ko ntago cyari gitaramo iri after party ntago azaye gucurangiramo ubuntu, ntago nibuze kazaba ari ubuntu, nubwo ari ibintu byiza ariko there will be something which is business and which is good. So right now tuvugana ku nkuta za Trace hariho video gusa n'amafoto bya Bluce Melody, ariko right now even na Chris Easy yamaze kuba posted, video yiwe yamaze kugera ku nkuta za Trace. Urumva ko ari ibintu byiza. Congratulations kuri Giti Business Group, bivuze ngo umuntu bari kurera cyangwa se umuntu bari gukora ari gukora ibitangaza, ko nta abantu bake baza kuri ziriya nkuta. Utuvugana njyewe ntago ndiho, nawe uri kureba video ntago uriho, nta nubwo uzajyaho, yabona ngiyeho wamenya ari ibikise ukara akanyuzemo. So mu yandi makuru rero, inkuru ziri gutambuka hano ni nyinshi. Umunyarwenya twamenyereye twakunze kuva kera, makanika mubi cyane, yaramaze iminsi agaragara gakeya, nako kamanze mu mwiyibutseho abereka ka video kiwe arimo atambara nk'umupose nk'ingagari, ariko mbega ingagari ntago nshaka kwivanga mu buzima bwa makanika, ariko nta ngagari yambara kuriya. Nta beef. Anyway, so neza ko video mukabonye rero, impamvu mukomojeho yanditse ku nkuta ziwe yuko hari filme agiye ari gutegura, yanze gutanga amakuru yose arambuye, ngira ngo murabizi arakana tugira cyo kuvuga ngo ne gutangaza ibintu byanjye byose bitaraba kugira ngo bitazaba. Sinzi impamvu twanga kubivuga, ariko bura niyo mpamvu nyine kakana reko buriya nijya hanze tuzayimenya. Nyibivuga rero kugira ngo bigendere rimwe. Ari n'umunyarwenya mukunda cyane bita mubi François, uno musi afite agasabukuru, nimba mukunda muhamagare cyangwa umupostinge unamutaginge uvuga ati mubi cyane isabukuru nziza, ariko kuri Instagram nabonyeho nimero ziwe, wagira gutyo na momo nyine n'iki ukabicishamo, biba bikenewe, you know. Hanyuma rero ibirenze ibi ngibi byaba ari amahane. Reka duhure muri daily update y'ejo. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mwe gukora subscribe. Ciao.